Kristo Yezu akuzwe. Ni Marie Clarisse Mukandengo nk'uko musanzwe mubimenyereye. Nongeye kubashimira abantu mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu, abakoze subscribe, abakoze like, share ndetse na comment mwese ndabashimiye. Imana ibahe umugisha. Shimire n'abantu mwese mwakomeje kumpamagara mungisha inama, cyane cyane nk'abambazaga ati se ko ngiye mfite umurwayi ndaca mu zihe nzira. Ndabashimiye, ariko n'ubundi hashobora kuba hari n'undi wari ufite icyo kibazo cyo kwibaza ngo ese ko mfite biriya bimenyetso nk'uko twabibonye ku munsi w'ejo, ese ko ndeba bitangiye kugenda nabi mbigenze nte? Kristo Yezu akuzwe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Isengesho ryo kwicuza ibyaha. Nyagasani, ibyaha nakugiriye byose ndabyanze, kuko binteranya nawe bikadutandukanya, ari ntuzi ukandengera iteka, kandi ndabyangiye ko byicishije Yezu Kristo umwana wawe ukunda. Dawe unze sinshaka kubisubira, ndashaka kuba uwawe. Amina. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye umutima wakwemera gukunde, wohereze Roho wawe byose bishya, n'isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana myinshi yakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Nta yindi nzira rero. Ahanini hari ibigo nderabuzima nabyo bifite abantu bafite ikibazo cyo kwita ku bantu nk'abo ngabo. Ni ukuvuga ngo hari abaganga bamwe na bamwe, ariko ntabwo ari amasantere de sante yose, haba hariho abaganga bashinzwe kuba bakwita ku bantu bafite ibyo bibazo. Ushobora kumva ufite kimwe muri biriya bimenyetso, aho kugira ngo ukomeze urare udasinziriye icyumweru gishira ukwezi gushire, wakwerekeza kuri santere de sante yawe bakakugira inama y'icyo ukwiye gukora. Iyo bikomeje kugenda nabi, waka transfer ukaba wajya kuri hopitale ukaka transfer y'Indera, ariko nabwo byaterwa n'uko umuganga yaba yagusuzumye. Byaba ngombwa yuko akohereza Indera, yakoherezayo, cyangwa se yakohereza Kicukiro hamwe n'abarangiye habashinzwe kuvura ibiyobyabwenge ku bantu byabayeho byinshi, ku Cyizere naho birashoboka cyane. Mitiweli irakora nta kibazo. Ku bantu mukoresha ubundi bwishingizi nabwo nkarama si ngombwa kwaka transfer, rwose uhita ugenda bakwakirana yombi, ariko utarinze wagera ahubwo mu burwayi bukomeye. Byaba na byiza we wabashije kugerayo, we wabashije kubona ubufasha bwo kukwitaho, byaba na byiza usabye na muganga wawe w'umwihariko. Muganga w'umwihariko nta kindi ashinzwe, ni ukukuganiriza buri munsi, akajya amenya uko uburwayi bwawe buhagaze. Buri gihe akajya areba ngo umurwayi wanjye ameze gutya. Waba wagize nk'ikibazo cy'ama effet secondaire y'imiti, ntutinye kubibwira muganga. Ama effet secondaire y'imiti wenda umuntu ashobora kwibaza ngo ese ni ibiki. Ushobora kugira ikibazo cyo gucira inkonda, ushobora kugira ikibazo amaboko ntakore, n'ibindi byinshi. Ni urugero nabahaga. Ubwo rero ufite ibyo bibazo, aho kubyihererana, mu gihe ufata imiti wabibwira muganga wawe w'umwihariko, akareba imiti ijyanye n'uburwayi bwawe. Nshuti bavandimwe, uburwayi bwo mu mutwe ni bubi, utitonze bushobora kukugeza ku rupfu, ariko kandi burakira. Ntabwo ari ukuvuga ngo uburwayi bwo mu mutwe bwose burakira, biterwa n'icyabuteye, ariko bitewe na bimwe nababwiye. Akenshi iyo witaye ku nama za muganga ugafata imiti neza, urakira.
Hari n'uburwayi bwo mu mutwe budashobora gukira cyane nko ku bantu bagize ibibazo by'impanuka, ugakora impanuka bikarangira uhuye n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Aho ngaho ho gukira biragoye. Hari n'uburwayi bwo mu mutwe bushobora guterwa n'umuntu mugenzi wawe wenda ushobora kugera gutya akaba yagukomeretsa, bikaba ngombwa yuko udutsi tujyana amaraso ku bwonko twangirika. Icyo gihe ntabwo ubwo burwayi bwo mu mutwe bukira muvandimwe, utumva nakubwiye ngo burakira ngo wumve ngo ni uburwayi bwose. Oya, ubwo ngubwo bwo ntabwo bukira kubera yuko bitandukanye na bimwe nababwiye. Bimwe nababwiye byo rwose iyo witaye ku nama za muganga ukita ku miti neza birakira. Babyeyi inshuti zanjye, wowe ufite umurwayi, wowe wigeze kurwaza, ndetse nawe niba utararwajije ejo hashobora kurwara inshuti yawe cyangwa mugenzi wawe, ndagusabye nubona iki kibazo kivutse gerageza wivuze hakiri kare, ubone ubutabazi bw'ibanze hakiri kare, nibinanirana bibaye ngombwa ko ujya ku miti ivuze. Bitangira ari gatoya bikarangira bikuze, aho kugira ngo rero bikure, icyiza ni uko wajya kwa muganga. Nibyo nababwiraga rero, nababwiraga ku munsi w'ejo babwira ko Caraes Ndera bita ku kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, yaba wowe ubona mugenzi wawe asenga bidasanzwe, yaba ubona ari ibintu birenze ubwonko bw'umuntu, cyane cyane umuntu ashobora kukubwira ngo ndi kubona ibi, ndi kubona abamarayika, ndi kubona ibikeri bigenda, ndi kubona inka ziri kuvuga, mbese ibimenyetso nk'ibyo byose uhereye kuri bimwe nababwiye ejo. Nubona bidasanzwe, aho kugira ngo ukomeze wicare ngo uvuge ngo bigenze gutya, nshuti muvandimwe, jya kwa muganga wo mu mutwe azakugira inama ifatika. Mitiweli hose irakora, ntuzavuge ngo mfite ikibazo cy'uko nkoresha mitiweli, ibyo nibyo bibazo abantu bagira. Irakora nta kibazo. Ariko kandi hari n'abantu batinya kujya kwivuza ngo ese ngo nibasanga mfite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe biragenda gute? Irinde kureba abantu, weho reba ubuzima bwawe, kuko ubuzima bwawe nibwo uri gushyira mu kaga. Ntabwo ari ubuzima bwa mugenzi wawe, ntabwo ari ubuzima bw'abandi, ni ubuzima bwawe cyangwa ubw'umuvandimwe wawe cyangwa ubw'umwana wawe. Ashobora kuba afite ikibazo cyo kwikubita hasi, icyo nacyo ni ikimenyetso cy'uburwayi bwo mu mutwe. Akaba yafatwa n'isereri akikubita hasi, akaba yamara nk'iminota 5 ari iyo ngiyo utazi yari. Ubwo ni uburwayi bwo mu mutwe. Ashobora gufatwa agasinzira, ukabona arasinziriye, mu wundi mwanya ukabona ararerembuye, akagira umuriro mwinshi cyane, wanashyiramo igipimo ukabona uri kurenga muri 40. Aho kugira ngo ushakire ahandi ngo wibaze ngo umwana wanjye arwaye ibiki, banza umenye icyateye ubwo burwayi bwo gusinzira. Niba ari umuriro, umuhe utunini tuzimya umuriro, ariko kandi unakurikizeho kumujyana kwa muganga hakiri kare. Uburwayi bwo mu mutwe iyo ubwitayeho hakiri kare burakira. Babyeyi inshuti zanjye, ndi kubagira inama ku buntu, ariko muganga wabyize ashobora kukubwira ko izi nama ndi kukugira washobora kuba yarazize muri kaminuza, none njye ndi kuzikugira ku buntu ukica amatwi. Muvandi, uburwayi bwo mu mutwe ni bubi, kandi uwahuye nabwo ahorana ibibazo bikomeye, cyane cyane muri sosiyete. Ibyo nabyo nzabibabwira. Mushonje muhishiwe, Yezu arabakunda. Mureke dusenge, ariko kandi twite no ku buzima bwa roho zacu,
kugira ngo tuzabone iherezo ryiza ry'ubuzima bwacu. Ndabashimiye rero, reka dukomeze kwita ku buzima bwacu. Ndabifuriza noneho uyu munsi gusaba imbabazi z'ibyaha tuba twakoze twiriwemo, noneho twamara gusaba imbabazi tugatabaza Roho Mutagatifu, ariko kandi tukabasha no kubabarira. Kubabarira ni imbuto nziza ya Roho Mutagatifu. Kubabarira ni ikintu cyiza cyane. Nshuti yanjye, ndakwifuriza kubabarira. Niba hari mugenzi wawe uzi mufitanye ikibazo, mubabarire. Niba nta n'imbabazi aguhaye, musabire. Wimusabira gupfa, wimusabira kubaho nabi, wimusabira guhura n'ibibazo bikomeye, ahubwo musabire kurama. Musabira abashe gukomeza kubaho. We nataguha imbabazi, ibyo azagusabira bibi byose ntabwo bizagufataho kuko warangije kubabarira. Dusabirane. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.